Iyo havuzwe ubudahangarwa bw'umubiri humvikana ubushobozi bwabo bwo guhangana no kurinda ibutera indwara ziterwa na bagiteri, virusi cyangwa se parasites. Hari ibintu bimwe na bimwe bishobora kwirindwa, nyamara ugasanga hari abatabyitaho mu gihe bigira uruhare mu kugabanya ubudahangarwa bw'umubiri. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku bintu 11 bishobora kwangiza ubudahangarwa bw'umubiri wa muntu. Icya mbere ni ukugira umubyibuho ukabije. Ubushakashatsi bwerekana ko umubyibuho ukabije ugabanya ubudahangarwa bw'umubiri, ukongera ibyago byo kwibasirwa n'ubwandu cyangwa se infection zitandukanye. Icya kabiri ni uguhora ku miti, cyane cyane antibiotique. Kuyikoresha cyane igihe kirekire bishobora gutuma umubiri winangira imiti cyangwa se ukagira icyo bita resistance ku miti. Bivuze ko hari igihe kigera warwara ikaba itakikuvura, ndetse bikaba byagabanya ubudahangarwa bw'umubiri binyuze mu kugabanya urugero rwa proteine zitabazwa mu gukora abasirikare b'umubiri. Ni ngombwa gufata imiti yo mu bwoko bwa antibiotique, ariko wayandikiwe na muganga, kandi ukayifata neza uko bikwiye yose ukayimara. Icya gatatu ni isuku nke. Kutagira isuku ihagije bibangamira cyane ubwirinzi bw'umubiri, kuko uba ufite ibyago byinshi byo kwinjirwamo na mikorobe zishobora gutera infection n'ubundi burwayi butandukanye. Icya kane ni ukunywa inzoga nyinshi. Kunywa inzoga nyinshi bigira uruhare runini mu kwangiza abasirikare bashinzwe kurinda umubiri wawe, bigatuma ushobora kwibasirwa n'indwara zitandukanye. Zimwe mu ndwara zikomeye zikunze kwibasira abanywi b'inzoga mu buryo bukabije harimo nk'igituntu ndetse n'izindi zitandukanye. Icya gatanu ni uguhorana stress. Guhorana stress buri munsi bigabanya cyane ubudahangarwa bw'umubiri. Kuba wagira stress umunsi umwe, ibyo ni ibisanzwe, nta ruhare runini bigira mu kugabanya ubudahangarwa bwawe. Ariko guhorana stress idashira buri munsi bitera ibibazo bitandukanye. Nibwo utangira kwibasirwa n'indwara nk'ibicurane, kuribwa mu gifu, umutwe udakira ndetse n'izindi infection zitandukanye. Icya gatandatu ni ukuryama utinze kandi kenshi. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko abagabo baryama kugeza ku masaha 4 rimwe mu cyumweru baba bafite imikorere itari myiza, ndetse bakagira mikorobe z'ibicurane nyinshi mu mubiri kurusha abaryama amasaha 7 cyangwa se 8. Icya karindwi ni ukudakora siporo zihagije. Gukora siporo buri munsi bishobora gufasha mu kongera ubudahangarwa, kuko siporo zongera urugero rw'uturemangingo tw'amaraso tw'umweru dufasha mu kurwanya mikorobe zitera uburwayi butandukanye. Icya munani ni ukunywa isukari nyinshi. Kunywa isukari nyinshi bishobora kugabanya ubudahangarwa n'ubushobozi bw'umubiri bwo kwirinda indwara buragabanuka cyane ku rugero ruri hejuru. Iyo unyweye isukari nyinshi itangira kugabanya vitamine C, vitamine y'ingenzi mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, ndetse ishobora no kwangiza imiterere y'uturemangingo twitabazwa mu kurinda umubiri. Icya 9 ni ukunywa itabi. Uburozi bwinshi buboneka mu itabi bugabanya ubudahangarwa bw'umubiri, bubuza uturemangingo turinda umubiri gukora ndetse no kwiyongera. Ibi byose nibyo bituma abanywi b'itabi bakunze kwibasirwa n'indwara z'ibihaha nk'umusonga, gukorora cyane ndetse na asima. Icya 10 ni uguhora urakaye. Guseka byongera abasirikare b'umubiri ndetse bikagabanya imisemburo itera stress. Niba ukunda guhora urakaye, iki nicyo gihe cyo kubihindura, kuko bikwangiriza ubuzima aho kubugira bwiza. Bigabanya ubudahangarwa bw'umubiri wawe. Ubushakashatsi bwerekana ko kureba filimi zisekeje byibuze isaha 1 byongera cyane ubudahangarwa bw'umubiri. Jya wishakira ibintu bituma uhora useka. Icya 11 ni ukurya umunyu mwinshi. Ubushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru Science Translational Medicine muri Mata mwaka 2020 bwagaragaje ko kurya umunyu mwinshi bigabanya ubudahangarwa bw'umubiri, kuko bigira ingaruka zirimo n'uburwayi bw'umutima. Si byiza kurenza garame 5 z'umunyu ku munsi. Ngibyo ibintu 11 bishobora kwangiza ubudahangarwa bw'umubiri wawe ugatuma wibasirwa n'indwara zitandukanye. Twagarutse muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe n'ugenda utayikoze, kandi like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.